umwana w'umukobwa usoje segonderi mu kanya aranyandikiye ngo sida 6 ndayiso yari gushaka akazi 9 cyangwa 100 nari umuntu yabaye akazi karari cyangwa nagahari gusa abantu basoje ibyo bintu mu byorere bari gukora ikizamini n'ibihumbi 200 nakabashomeri 200 papa ibyo bintu mu byorere ibyo byo kuza muri societe mwigeze ngo murabarakare kuza muri societe mwigeze ngo murabanyamibare maybe ko muje kare cyo bugufi mwicare n'ubundi naye ntiga hakiri intare gusa njye mbaye ikaze mw'isabashomeri ibyo byo kuza wigeze ngo inzobere agatuzo akareze ngo bakarebe mere wawe natangira kubukubita igiti cyo kunda no kunguko ibyo bizakure ibyuhure ibyo byo kuzinduka karekare mujya kuvumba kawefu kubu scrollinga mucatinga bari basnappinga uploadinga ngo mukunde mujye muhitinga mutrending zahebyo kajya kari ukwitinza tinza mwafashe isuka mukajya guhinga ibyo bintu mu byorere kandi ubwo muzi ngo hari ibyo muje guhindura muri societe shumi ubundi ubwo ngo zarwanya ubushomeri ute nawe ukiri umushomeri ukiri ku ishuri wiyumvaga nk'umubiriyoneri none utangiye kwita ngo uri umushoramari kikongozwaga n'ishuri na bwa bushori mwashukanaga mukajya kudomeka ifari noneho ubu uzongera kubakuraho kuba akana kamwe iwabo kandi wabo none akatagira iwabo ngo kaje muri societe kurwanya ubushomeri niga ibyo bintu byihorere papa ugiye gukubitwa ibyo ni rwego kugira ngo mu gentleman uko urimo byihorere iraje ubibone ubu nabo bagiye kuba ba TikTok nicyo kibazo cyabo ubu murasoje mu gihe TikTok nta kazi kariho nta mafaranga igira Instagram nta mafaranga igira komeza ibyo birirwa biryana byo scrolling tureba gusa uko niko kazi ugiye kwirirwa ku murengero guvumba ama wifi y'abandi y'ibiki internet uzongera kubona kubwiye sa